arabizi murangira twarabivuganye ibyanjye mbivugiraho ari uriya mugabo wa Ntuza uwo mugabo uvuga mu bya Theogene si n'umugabo 25 ukaba baze kwivuruguta 25 uvuye ikuzimu ugiye mu kirokore umwe amaraso waye umuhanuzi ugeze ribu 25 vraiment Chaverizenge twebwe twara abasore tukirangiza turangije imanite twigishiriza igihugu urirwo wigamba kunywa amaraso ngiye iyo mvuze ngo nigishije abana hatsinda abanaba bageza hana umwe ngo uri kuvuga ngo kanaka nagize urari mu kurica wavuze ko nta kikorwa na kimwe wagize cyatuma umuntu akira urigamba ibyo gupfa wabuze mu bikorwa byawe nta na kimwe cyagije ajwe aha noneho rero ya responsibility uwo muntu uguhostinga we arugustinga abona uvuga ibiki Ndimbati arakomeza kugaragaza urugero rwiza rw'umugabo ushobora gukosa ariko akazinukwa amakosa Firdausi nawe agakomeje gutanga urugero rw'umuntu waba yaracutse imburagihe ukakura umukobwa cyangwa umugore ku muhanda mugakoreraho hakavamo indi gafata ikazamo impanga ukabuki mukidiringa abo ni bakeya higeze kuba politike ya fuck and forget cyane nta nimero ufite cyane rwose ariko Ndimbati baze ko yafunzwe abana bamaze gukura nta numwe wagwa muziko iyo wumvishe no n'amateka yabo ngaho Ruyenzi ngaho mu rugo donc nta na rimwe Ndimbati yagiye ajya kure y'abari abana nabagabo bangahese terimetero muri quartier yiwanyu nta mudugudu buza abagabo 5 batujuje ubundimbati aba bana bari mu muhanda se baba bava he bagira basese aba bana abazunguza abanyagataro baba bahetse se nabandi base ntibaba bari baguruka bavundereza bitamirira ariko Ndimbati tandukana na babandi babeshya ababona ishwadil bamaze kugeza benshi ku nzozi zabo aya mahirwe mboneka rimwe ntagucike ubushobora kubona akazi cyangwa kuminuriza byoroshye mu bihugu nka Canada na Amerika ubifashijwemo na Neo Travels izi nzobere zigufasha kandi kubona visa inguzanyo yo kwiga no kubona amashuri meza muri Amerika n'Uburayi si bigusa kuko ushaka no gutembera kubona akazi no gukora business byose babikugiramo neza kugeza ubonye visa kabya inzozi zawe zibimamo hamwe na Neo Travels ku bindi bisobanuro wabahamagara cyangwa ukabandikira kuri nimero ubona kuri ekara yawe Neo Travels amahirwe yawe kuri inshuro ari imbere yawe. Alright, Jalas Official TV twongeye kubasuhuza tubahaye ikaze kandi nanone ku makuru n'ibiganiro tubagezaho umunsi ku munsi ubusesenguzi mu kunze ko tubwira ko bubanyura yaba kuri Jalas Official TV ndetse no kuri Kajya Omar Pano twiyemeje kubikora gutya kugira ngo nyine amasomo arusheho kuba menshi akenshi hano dukunze kwibanda ku buzima muri rusange ubuzima duhuriramo twese duhuriramo n'abandi cyangwa se lifestyle cyangwa se social ariko kandi kuri Kajya Omar Pano hari ubwo tunyura no ku makuru amwe namwe by'umwihariko ya politiki tukagenda tubabwira muri kino gihe kuri Pano nabonye ari ugutumbirira amatora cyane so rero umwuka w'amatora cyane umwuka w'amatora rwose abantu mushaka kumenya ikijya mbere habari kuri Pano ndabararikiye rwose mugiye muba muhari ubundi dukomezanye so rero Karegeya nawe ndakwakiriye nguha ni kaze muri Abani by City Blue aho tugiye kuba tuganirira ngira ngo imaze kuba ubukombe Abani yubatse izina abantu bajya banyandikira ngo uyu munsi nagiye muri Abani hahandi muba muri kiza cyawe nyine ni nko kwikara iyo umuntu agiye kuhahirayo arabanza akamenyesha atumaze guhamagara Ivete ntese Ivete ni muntu kigahura icyo kiza cya niyo mpamvu nkundi iyi gahunda dusuze Samugudi Samugudi tumusuze kabisa herereye ubwo nabazaze muri iyi gahunda iyi gahunda rwose ni nziza so Karegeya handi wari umeze neza weekend yarangiye amahoro cyumweru gitangiye neza
sava rwose. Weekend kuwa gatandatu nakoze ka siporo nangije dukora cya kiganiro. Yego. So ku cyumweru ho ngira ngo ku cyumweru nabo hari ahandi nagiye gutanga umusada mvuyeyo njya muri ka sauna na madamu. Buri abantu bose barabizi ko iyo ngiye muri sauna njyana na madamu. Wow. Byatazagira abandi hari ibindi tazuruntu ushize narabivuze umuntu inshuti yanjye ahambwa atari kubanza umutinya ntabwo ari kumutinya nyine n'ukwanga amazina abantu bahabona niko bimeze nibyo niko bimeze. So urumva rero nyuma ya sauna tuvuye muri sauna hari ahantu twagiye muri ka free zone iyi ka free zone yo mu mujyi hari ahantu umuntu atamirira rero ku cyumweru nta bantu baba bagenda nta modoka nta muntu bantu hari fresh kabisa hirya ya Makorombe. Ego hagati ya Makorombe n'ahoze Radio Rwanda ndahabona harimo umukobwa w'inyinya uhagira akantu yego sha narahavumbuye none ukuntu haba hatuje hari ikiguruka se oya ikiguruka se ntubizi ko ibiguruka tujya muri batsinda famu kwibitwitayeho oya nta kiguruka nafashe ikimirika gusa kabisa igisukika so ni ibyo ngibyo rero urumva ari uko weekend yarangiye ko nahavuye nka saa 4 wari wahabaye kabisa nageze nka saa 2 mpava saa 4 okay aho ni sawa cyane. Wari uvuze uti twakoze ikiganiro nabonye abantu benshi bavuga bati se Karegeya nawe ararize kugira ngo tuvuye naho tuvuye wumvaga ko hari bari kubishidikanya bati ntago Karegeya amarangamutima ngo narire c'est vrai umuzahirwa niwe yajyaga ambwira ngo car mystère est trop impressionnant on n'ose pas désobéir. Kurira rero biba byakunaniye kubisubiza inyuma nabyo ni igitangaza cyarenze kuko urumva ejo nari mu nama ijyanye ivuga ku bintu bya social media. Ukurikije uko abanyarwanda babona social media, ukurikije uko abayobozi bamwe bayicira urubanza, bayicira iteka, wenda nanjye shobora kuba narashize cano ari uko mbitekereza, ariko ibyantunguye n'ubu ni yindi impact mu gihe abantu baba bari kuvuga ati ziri gusenya imiryango, ziri kugira gute, zirashyiraho amakuru atemewe, ziragira gute, ziratwika, ariko kamemu hari n'izubaka. Yego ubwo rero nicyo cyatumye ari amarira ahanini niho yaturutse, kuko mu byo nateganyaga ntabwo kubaka byari birimo kuri ruriya rugero. Byari amasomo, amakuru, amasomo tukayakoreramo akazi, ariko ntabwo nari nzi ko hazamo guhuza abantu baburanye. Niko navuga. Kandi buriya n'abandi agatara twaragacanye, n'abandi bafite abo bakeneye guhura nabo bazajya batunyuraho nk'uko bisanzwe iteka. Rwaboneza bahise bamumpa kuwa gatandatu naraye muvugishije, anambwira ko nawe asanzwe ankurikira. Bugisigaye ni ukuba twahura nabwo tukagira icyo dusangira, ariko narabyishimiye cyane. So nuvuga ngo hano sinavuga ngo kira ni ihuriro ry'abantu nyine, kandi bahuje umugambi, bafite gahunda imwe, basangira badacuranwa, badashondana. Urumva rero kugira ngo ugire gutya wubaka umuryango nk'uwo utarigeze ubitekereza, igitekerezo kitarakumaramo n'umwaka, hano ntiramara umwaka, ariko iyo utangiye kubona ibintu wumva bikurenze. Baravuze ngo mu cyumweru kimwe ngo hariza abagabo babiri, umwe mu rukiko ubwo nibarikana, undi kuri kamera. Nanjye byarantunguye, ariko ariya ni makeya, kuko ngewe nkimara kumva audio ya Goreti mushiki wa Brown, ibana mu rugo byari bikaze cyane. Abantu bagize ngo arunteye nk'icyuma, ariko it's okay, byararangiye. Ikindi abantu benshi baratunguwe kuko bari bazi ko amarangamutima yanjye ari ayo guseka gusa. Ndabyibuka abantu twakoranaga muri SOS, hari twigeze gukina kakawete 2009, none tugiye kwibwirana kuri tennis club. Niro turuva abantu bantomboye, ari abantu babiri b'inshuti nabo duhorana.
umwe ari secretary wanjye ku kazi undi ari secretary wanjye mu giskuti umwe arantombora undi ndamutombora mbihuje ndaturika noneho umukobwa umwe w'umuganga asiga mu Butaliyane aravuga ati shati ibintu birakaze ibintu bitumye Karegeya agire bosi ko bari bazi ko ndi ikinyi ubundi none byongeye bwo nyuma y'imyaka 15 byongeye kugaragara so bivuga ngo rega shati rega turaba n'ababishimye uvuga batarabona nuko nibanze kubavuze batabyumvise ntibiyumvishe kubona amarangamutima ariko arababishimye aravuga bati Karegeya none nemeye kuri umuntu ati wajya kuvuga ibintu nkagira ngo nta marangamutima ugira ati rwose aya birenze nundi wese byabaho buriya ibintu bitangaje ikintu kitangaje muri iriya nkuru one kuba cano ije ibaye gahuza miryango cyo ni kimwe ariko nanone igitangaza kirimo gikomeye nuko ukuntu mushiki wa Brown yamenye none akanamenya ko nza amabanga ya Brown ataranze ngo yarebye mu gitabo n'ubu sindabyumva niba simbizi ngo yarebye mu gitabo abona izina ryanjye aza mu Rwanda amenya ko nkora kuri 10 aza kuri 10 bampa nimero ze ndamuhamagara ambaza ibintu kuko bihura nuko nari mbiziho ntawe bitatungura tuganira na Brown ntiyabaga hari nyuma y'imyaka kandi Brown ajya gupfa ntiyamuteguje ngo mbwe ati umuntu uzi amabanga yaje ni Karegeya oya ntawe ibyo birarenze bana umuntu akagushaka agushaka amakuru atazi kuzi agasanga uyazi yego ibyo ni danje wangu ni nko wagira ngo arerekwa kuze ko atagiye kuri job wese cyangwa ngo ajye kuri hari undi vuga twageranaga babasuhurizamo witwa Aloise Nzabona impa uba za Butare ko atagiye cyangwa Muzehe Francis umanza bazamasaka ko atagiye kuri abo oya birenze n'ubu simbyiyumvise okay nacyo ibyo byose abantu barabibonye kandi barabisobanukiwe babashije kumva inkuru nabo barabyumva nyine ko nta kuntu amarangamutima atari kuza ahubwo ngira ngo tugitandukana nibwo twahise tubona iby'inkuru yitabwa muri yombi wiyise umuhanuzi cyangwa se umuntu wakijijwe umujyakuzimu cyane nibaza ko ari byo umuhanuzi ni umujyakuzimu yavuze ko yakijijwe ariko yajyaga ikuzimu yakijijwe nyuma bwari ubuhamya yakoze ariko mu gihe cy'urupfu rwa Theogene yajyaga ikuzimu gusa bazi igihe kingana yakijijwe Theogene se amaze imyaka 2 oya none se urumva agakiza utarakamaramo n'imyaka 2 bavuga ngo no ajya mu gakiza ahita aba n'umuhanuzi utarakamaramo 2 ukaba n'umuhanuzi bya bintu uko byoroshye cyane bana ngira ngo ariko menya atari umuhanuzi umenya na ngiye uri kwibeshya ariko yavugaga ko ari umuntu wakijijwe nyuma yuko ngo yajyaga ikuzimu akaba ari mu bagize uruhare kwa Theogene ndakubwira ibintu yatawe muri yombi ndetse na RIB irabyemeza ngira ngo mu ijwi umuvugizi wa RIB aganira na Chita yabisobanuye byose avuga ko koko uyu mugabo yatawe muri yombi natunguwe n'imyaka ye 25 ariko baze kuba 25 watangiye kumuteka mitwe wazageza 52 koko biragoye ariko babuze ibindi bakora urumva 25 akavuga mwabibaze kuba 25 watangiye kujya mu maboko atarayawe ariko iyi societe turimo imeze ite koko dufite abasaza bagejeje 70 ataritaba n'urukiko no 25 bageze muri RIB ngo kugira ngo yamamare kubona uko yasobanuye mwibazo ubona kotinga umuvugizi okay mbaza uyu mugabo rero nyuma y'ibyo yavuze umuvugizi mu gusobanura hari ibyo nawe yagarutseho ariko aza no kujya mu buryo burambuye yaba kuri ibyo bijyanye na social media kandi koko ngize n'amahirwe uravuga uti ejo niriwe mu bya social media ubwo bifite aho bihurira ariko hari n'icyo yavuze nshaka ko uza kumfasha kumva neza kijyanye na propaganda yakise propaganda umuvugizi ariko mbere na mbere tujye kuri iyi social media nyirizina aha dusavinga hari byinshi buri munsi mbona udushya abonye no kwandimba ati byongeye kubura Firidausi ubu bari gutukana beruye
nta guca ku ruhande Karegeye umunsi ndashaka ko tujyaho kamfe guhera kuri Ndimbati niwe ufitemo amasomo naho bindi ibyuriya byo harimo ubutekamutwe harimo kubeshya harimo gushaka kumenyekana harimo iki nta somo ryavamo usibye kubibuza abantu ariko kwa Ndimbati harimo amasomo umugabo n'urogereta Ndimbati arakomeza kugaragaza urugero rwiza rw'umugabo ushobora gukosa ariko akazinukwa amakosa Firidausi nawe agakomeje gutanga urugero rw'umuntu waba yaracutse imburagihe yavuye iwaba atagejeje imyaka yinjira imihanda ya Kigali abanza gukora mu rugo ajya ngo yigeze gutungwa muri iriya nkuru numvise Ndimbati avuga ko yatunzwe n'umumotari bikarangira agiye imihanda Ndimbati ajya kugura ibyo nibyo byatumye Ndimbati afungwa amezi agera mu 9 so Firidausi nawe ari kwigaragaza nyine nk'umwana wavuye iwabo kare wireze ariko mu rubanza rwa Ndimbati jamora mvuga mpagaza hanga mu rubanza rwa Ndimbati ntabwo Ndimbati yari finale hari abari bafite ibyaha muri kuri dosiye ya Firidausi barenze 20 including ababyeyi be baretse akagenda atarangije kwiga including wamuhaye akazi ubwo uwo motari wamutunze baze hafungwe Ndimbati umukwe ku muhanda umumotari wamutunze araho ko Ndimbati yafite ikizibiti oya ibizibiti se wabibura abo bose mvuze se wabura ibizibiti no nako ya nyine nuko amategeko ameze donc umumineri yagiye mu rugo umugore w'umumotari avuye ku motari ajya ku muhanda umugabo ugura ajya kwicuruza ugafata ubukira wa nyuma kandi hari uwamubanye nk'umugore n'umugabo umubyeyi wamuretse akagenda se we ni shyashya uwamuhaye akazi se we ni shyashya hanyuma se abo bose ibyo byose ni ibyaha none ibyo byose ni ibyaha nyine nuko ntabwo wabijyamo byose urumva Ndimbati yabaye igitambo ariko se umuntu yari uwuhe n'ubu ntibiri kugaragara good so rero ni opposé Ndimbati ararogereta ibyabaye ariko umukobwa wari kwagisera agaragaza ko nubundi Ndimbati yarenganye yazize ubusa ukurikije irindi somo mu kazi avuga ko Ndimbati akimugendaho oya buretse nyine turatera imetero urabyibuka ikiganiro cya mbere buretse muri cadre y'akazi bashinga cana nta yindi content bari bibitseho usibye gusubira mu mateka yabo bazanye ikizi barazana ibyo baziranye bakaza kubishyira muri rubanda nta yindi content at least iyo Firidausi ashinga cana akajya avuga akagaruka kuri iyo nzira yose uko yavuye Nyaruguru uko yakoze mu rugo uko yagiye uko yabanye n'umotari uko yahuye na Ndimbati akagira ibyo yigisha urubyiruko rugenzi rwe ariko kwica buri kanya Ndimbati bose Ndimbati Firidausi cano zabo nibyo zivuga ubu ejo twarimo tubidisigita nyine umuntu atangaza ibintu bituzuye cyangwa bikocamye we akavuga ngo akitwaza ngo babirebye inkuru akayikora nabi ifite titre mbi wamugura uti kosora ngo ntureba ko wayisomye yasomwe n'abameze bate bakuyemo iki ibyo nibyo ejo twiriwemo mu mushinga wa NPA na Grid kuvuga ngo babirebye ari benshi erega ari nko kuvuga buri nko kwavuga uti icyuma sinzoga nziza aho bati no inganda z'icyuma zaguka buri munsi zirunguka barabinywa ari ibihe ntabwo umubare w'abakosoma ikintu bigaragaza ubwiza bwacyo nibyo natanzeho urugero rwa koroyiro n'inkoko y'inyarwanda kuba koroyiro ibyibushye ntibivuga ko ariyo irya neza kunyumva tora utunyorogoto za kimari umucaca ibyatsi yego so umuntu rero naza kuvuga ati ibi biryo si byiza inkoko yari y'ibiryo ahita avuga ngo urebe uko ingana ngo nawe reba kakandi kawe so bari abantu bashinze cano bashaka kwivugaho ibyo nta gishya rero
icyo ni icya mbere. Icya kabiri, ikiganiro cya mbere bakoze bagitangira cano, Firidausi yagaragaje uwo ari we na Ndimbati agaragaza uwo ari we. Firidausi yaravuze ngo aho yaciye ntacu urwango, niko yavuze. Ndimbati aramuhakanira ati niyo n'Imana zabe eshanu sinshobora kongera kuryamana nawe. Bivuga ngo Ndimbati yarafite rumoru, sinzi niba yarazinuwe nari amezi 9 yakoze y'uburoko, ariko ashobora no kurogerita avuga kurumva, ashobora kuba yaragiyeyo rimwe akaba. So Ndimbati ararogerita cyane kuko ewana bira bintu ebana yarabizinutswe, arabizi, abifata nk'umwaku, mbese yaratuye ko mu byo atagira, yavuze ati sinasubira mu maguru yawe Firidausi. Undi nawe akajya hirya agakomeza ashotora, numvisha harimo n'undi mugabo, ariko Ndimbati akavuga ati iyo cano muri gukoreraho ninge natumye izamuka kubera bya biganiro by'amateka yabo. Ubundi yari couple nziza paraporo y'ubuzima babayemo, ariko nuko hajemo imitwe. Ngewe kuba nabona umuntu wafungishije umuntu wabanye n'undi bikavamo ibyaha, umwe agafungwa, yafungurwa, aho kugira ngo aza kubita agatoki ku kandi ngo warafungishije, akaza bakabana bagahura bakongera kuganira. Ryari isomo ryiza pe. Ryari isomo ryiza ritagirwa na benshi, kuko abantu benshi bafungurwa bakubita agatoki ku kandi bajya guhiga abagize uruhare mu ifungwa ryabo. Twari twabishimye, yego, ariko twari dutegereje andi masomo apana kwicara bari mu tuntu na nubu. Cyane igiye kumara amezi angahe, ngira ngo arenga hafi umwaka, nta kindi kintu kizima baravuga kiterekeranye kuri bo bombi. Firidausi yagombye kuba yigisha abana b'abakobwa ati dore nagiye mu muhanda mbyariramo impanga, birangira papa w'abana bamufunze, arafungurwa, akigisha. Firidausi akigisha uburyo yisanze muri iriya mihanda, sibyo? Icyo twari tumutegerejeho, ariko buri kanya Ndimbati yari bavuga Ndimbati, umugore wa Ndimbati rererere. Ndimbati nawe ati igihara wakoraga muri butike bagiye kukurongora, ugiye gushyingiranwa n'uwo muntu nyiri butike, uzana abana ndabarera, biteye kabiri uburagize igisozi. Babwe nta yindi content bafite. Ndimbati yakabaye nawe azana indi content, usibye ko buri gihe abasubirikanya n'uriya Firidausi, ariko na Ndimbati yakabaye azana izindi content ubuzima yanyuzemo, akatubwira uko muri gereza byari byifashe, akatubwira uko mu gisoda cya kera byari byifashe, akatubwira iby'Ibugande, akatubwira ibyo muri corona. Content ntabwo wazibuze, sinzi impamvu baduhitiramo iz'ubuzima bwabo. Kwitwaza ngo byarebwe, ni uvuga ngo byarebwe n'abande, bakuyemo iki? Ni icyo ugomba kwibaza. Niyo mpamvu twebwe mu bintu bintera ntuza, cano yanjye wenda uku kwezi kurarangira igize abantu 20,000. Ariko ni benshi kuri nge, ni benshi cyane, kuko ni bantu ki, ndabaha iki, bakurikirana iki wanjye, sibyo? Yego. Ariko hari abandi nyine bakeneye kwisekeraho kugira gute. It's okay. Ngewe mu bintu nkora mu itangazamakuru ryanjye mu nshingano 3: kwigisha, kumenyesha no kuruhura. Icyo kuruhura cyo nabaye nkeretse, kuko mu myemerere yanjye sinemera ko abanyarwanda bananiwe. Bakeneye kwiga amasomo bavana mu kiganiro cyanjye, akaba yabafasha gukora, bakazaruhuka nyuma bakoze. Ariko benshi ntago bakora. Burya iyo umuntu akubwira ngo yumva saa 4 z'amanywa ari kumva radio, ari kumva ngo muri Kiyovu babonye mu president mushya, ngo iyo saa 4 niyo gukora. Ibyo byakabaye saa 12 nyuma, gusubiza inyuma. So abantu turabahata ibiruhura, bigatuma ahubwo batanaruha, bikabatesha umwanya, kuko content yo mu bitangazamakuru byo mu Rwanda nyinshi, hejuru ya 81% ni ukuruhura, imyidagaduro. Yego nyine. Ariko impamvu urayizi? Impamvu ni iyihe? Ntayizi? Oya, ndashaka kumenya niba nawe ku myaka yawe uyizi. Ni iyihe? Usome raporo. Oya, impamvu abantu bakagombye kuyirebera muri civilisation romaine, ku gihe cya Jules César, icyo bitaga cirque, circus. Igihe habagaho abantu bakajya muri stade, umuntu akarwana n'ikimasa, abantu bagahura, bayita cirque, bakarangarira muri ibyo
Jules César yajya kwataka abaturage batabishaka, yagira uwo yica, abantu ntibite ku bindi. Sakasi nuko zibaho. Ikintu kizakubwira ko abantu babaho muri sakasi nuko babaho mu binezeza, mu biruhura, mu byidagadura batarushye. Niyo mpamvu ubona mu biganiro tugira, uzi ko niba nta cano ndumva zinabaye ntizarenga 5, nta cano yigisha financial education, ntayo yigisha agaciro k'ifaranga, yigisha uko umuntu ahanga umurimo, iyo ntayo. Turi mu gusetsa, turi mu kuvuga imikino, turi mu kuvuga abahanzi, turi mu kuvuga, urumva, iyo ni sakasi. Icyo kibazo ndakibuka ko nigeze kukibaza ndi kwisango mu kiganiro urubuga rw'itangazamakuru. Nyibaza wari uhagarariye itangazamakuru muri RGB, ndavuga ngo iyi content yatunga abanyarwanda 81% ari ibiruhura. Ariko bikagaruka bivuga ngo Joseph arabyibuka, ingarutse kuri rwa rugero rwa kroyiro n'inkoko y'inyarwanda, yavuze ati ubu niba ibyo biryo turi gupinga, niba tubiye inkoko ikagwa neza, ubwo uri nko kuvuga ngo rafenjitse film waye provike yabyibushye cyane. Ubwo rero n'abandi provike babikonsoma, ibyo nyine ubwo bashaka bakagira amahoro. Ariko sayo amahoro se, niyo mpamvu bajya kwiroturuva ibiciro by'ibiribwa byabazamukanye. Nta ngamba, ntawe uri gutanga inama zo guhinga muri green house, ntawe uri gutanga inama zo kuhira, ntawe uri gutanga tonko ibibarangaza nibyo tubaha cyane. So inyuma rero tugatangira tugataka, kuko ikibazo kibaye kiza ari icya twese. Shimira ntuza wa munyamakuru wahoze kuri Kabendera Tijara amaze igihe mu biganiro byatanga nawe ahanagira agatanga inyigisho akavuga ngo niba uko usengera umuryango wawe, sengera n'umuturanyi. Uko ushaka akazi igisha n'umuturanyi kugasaba, kuko nukora adakora azakwiba cyane. Lazima mperutse kubitangaho urugero hano hepfo mu Kiyovu, umuntu ari gushaka kubaka etaje hahandi duciye bari kuvanamo amabuye hari dutse. Ariko se banzu reba iriya etaje ahantu yari igiye kubakwa muri turiya tuzu tumeze kuriya, hariya ni hahandi urya umureti speciale, ukarya inkoko, ukarya amafi meza, iruhande rwawe bari gucumbetsa ibikoba. Igikoba urakizi? Igikoba cyangwa umutwe w'ihene bari kuwubabura, umwotsi cyangwa ibihu cyangwa ibinono, umwotsi uzi wawe. Kubera iki? Wigwijeho ubukire, nturi kureba abaturanyi, imyanda bamena iwawe, imyotsi yabo izi iwawe. Urumva, bivuze ngo abakora batigisha abandi gukora, n'ubundi abadakora bizagira ingaruka ku bakora. Uvuga ngo iyo ukoze ntukorera environment, n'ubundi nibyo Tijara avuga ngo wowe nusengera umuryango wawe, uw'umuturanyi ntawe uwusengera. One, wawe undi umuturanyi ukajya mu byaha, niba hari banywara umogi bazafata umwana wawe ku ngufu n'urugero, cyangwa bamena imyanda mu gipangu cyawe. Ariko yavuze bavuga ati uwo muntu we nutamusengera ngo akizwe, uwo ugashaka gukizwa azaza kurongorera umugore. Ari akantu kameze nk'ako yavuzemo. So abantu rero kwireba wowe ubwawe kandi uri muri sosiyete bizagira ingaruka. Niyo mpamvu ibiciro by'ibiribwa bituzamukana, esansi ikazamuka, motari akaguhenda. Kubera iki? Hari aho uhugiye udatekereza kuri motari. Ntufite impuhwe z'amande wenda acibwa, ntufite impuhwe z'abamurira amafaranga cyanya inkebebe yicara yishyura aho yakotije. Uwo muntu ukora, abamotari baravunika, ariko gutera imbere kwa ukakubura. Kubera iki? Robine zibavoma nazo ni nyinshi. Ibyo ntibikuraje ishinga, wowe uravuga ngo nakorera yanjye, ariko ejo uzamukenera. Cyangwa umuha umwana ngo mukujyanire ku ishuri, agenda avugira kuri telefone amaganya ye, ayoberwa igihe yinjire no mu gikamyo. Nta na rimwe hari umuntu wajyaga tugira ati le développement c'est le tout. Nitujya iterambere nitujyanemo. Nkunda kubwira abantu ngo utuye Nyarutarama ndabyumva, ariko Nyarutarama ntabwo uhafite isoko ryawe, ntafite stade yawe, ntafite urusengero rwawe,
hari aho uzahurira na babandi batuye mu budurira, babandi batuye mu bigutiya, babandi batuye mu nkona. Abantu bose babaho, urahazi se? Mu bigutiya warahambwiye. Mu nkona se. Mu nkona ni hirya yaho ugana za Bumbogo. Mu bigutiya ni Ikinyinya, mu budurira urahazi. Ku isi ya 9. Abo bantu baho ngaho bazahurira n'utenya Rutarama, bahurire mu isoko kwa Mutangana, bahurire mu rusengero kwa Gitwaza, bahurire. Cyanze bikunze bazaba bari kumwe. So rero nuvuga ngo nuba ngo iteye umubavu ugura 150 wicarane n'uwisize bwa shirini ineterarize wa mubavu wawe, sibyo? Yego. Kuko warazamutse cyane udatekereza ko inyuma hari abandi. Urabyumva? Yego. Umwana wawe azakina nuwe, uwe udafite mu mutwe hatekanye, bazakina futu, ajya buri umupira abona akaguru k'umwana wawe cyane. Ruseke nicika uzajyana kwa muganga, kandi naho kwa muganga uzahurayo n'ababandi. So abantu batekereze gutyo, ntabwo byashobokera isi yose cyangwa abantu bose, ariko babaye benshi batekereza batyo, ukumva ko gutera imbere kwawe ugomba n'undi na mugenzi wawe yakagombye kuba azamuka bikajyanirana. Abantu bose bumvishe gutyo, hari icyahinduka, kuko ibiciro bizamuka ni ingaruka z'abantu bamwe bumva ko bageze iyo bajya. Yego. Sometimes batanazi ko banahava. Ntawe ufite impuhwe z'undi. Cyo nicyo. So rero ubwo mbikomoje kuri kwa Ndimbati, ari amacano yabo ararebwa, ariko akeneye content zitandukanye n'ubuzima bwabo bwite gusa. Ama content barayafite. Ngiye bura Fidausi namubyaza izindi content, kuko ubuzima bwabwo ni content. Apana ubwe na Ndimbati gusa. Ndimbati amezi 9 amaze muri gereza, harimo content buri kwezi kwavamo ikiganiro kimwe go none se nakureye kurogereta kwe, yaba yarogeretaga agahagurukana isomo, atari kuvuga ngo arasubiza Fidausi, akavuga ati bagabo bagenzi banjye, dore ingaruka z'icyaha. Umugore wanjye ntacyo namuburanye, ndamwubaha, aranyubaha, uko abwira Fidausi ati mvira ku mugore, akagaruka ku murongo, isi yose ikabona ko Ndimbati yabonye isomo. Hari abagabo niyo ku munsi mu barebye ikiganiro ari 10,000, hakabonekamo 20 bafata umurongo nk'uwa Ndimbati. Isi yaba nziza cyane. Reba imanza ahoramo n'uriya mwana w'imyaka ingahe, yaramuzengereje kumugeza muri gereza, yamubanyihwa gusa se iwa mu rukweto, iwa ry'umushubi mu rukweto, ariko mu mivugire ya Ndimbati yarazinutswe, agera naho avuga ati ni umwaku, ati nakuye umwaku. yamubanyihwa ry'umushubi mu rukweto. Ariko Fidausi nawe akavuga ati Ndimbati, ndabizi ubu ushaka ko twongera, kandi ariko yamuhakaniye ku kiganiro cya mbere. Fidausi avuga ngo sinzi yaravuze ngo aho yaciye ntihacu urwango, yarakavuze. Ndimbati abihakanira ako kanya kuri kamera. Hari ngo yaramubwiye ngo indezo y'abana ngo iva ngo uko umugore ngo akabyanga se. Ndimbati afunzwe, ibiganiro byinshi nakoraga, sinari namuzi, twabonanye bwa mbere mu bukwe bwa Prince Kid, ariko nari mbizi ko Bandimbati mu gihugu ari benshi, ariko ndavuga Bandimbati kuri Fidausi ni benshi, ariko imyitwarire Bandimbati ni bake. Umuntu donc ushobora gutoragura wakuye umukobwa, ukakura umukobwa cyangwa umugore ku muhanda, mugakoreraho, hakavamo indi gafata, ikazamo impanga, ukaba mukidiringa. Abo ni bakeya. Higeze kuba politike ya fuck and forget. Cyane. Nta nimero ufite cyane rwose. Ariko Ndimbati baze ko yafunzwe, abana bamaze gukura, nta numwe wagwa muzigo. Iyo wumvishe n'amateka yabo ngaho Ruyenzi, ngaho mu rugo, donc nta na rimwe Ndimbati yagiye ajya kure y'abari abana. Nabagabo bangahese. Tera imetero muri quartier yiwanyu. Nta mudugudu ubuza abagabo 5 batujuje ubundimbati. Aba bana bari mu muhanda se baba bava bagira basese. Aba bana abazunguzayi, abanyagataro baba bahetse se nabandi.
base ntibaba bari baguruka bavundereza bitamirira ariko Ndimbati oya Ndimbati nkurikije rumora afite muri biriya bintu kandi azafashwa pe ntabwo kuko yaragerageje naza niyo content ariko kwirwa asubirikanya amagambo n'uriya mugore naza niyo content avuga isomo byamuhaye yigisha abagabo kuko we ofete finalement nta gikona kigitagatifu kumamera ariko se nyuma ni bangahe bamenya ngo aho naciye nahasize iki kibayeho giti ni bangahe none ibaze ko none ni dosiye yo ku muhanda sina bya bindi byo kuvuga ngo ni mu gipangu unibuke ko kamwe mu tunavuga avuga ko yari namubuje gukuramo inda umukobwa ashaka kuyikuramo ibaze arabivuga Ndimbati aremye mu bana be arabemera ibindi channel nayishyire indi content nareka ibyo kwirwa aterana amagambo n'uriya mwana kuko uriya mwana we uriya mwana bisa naho byarenze kandi ko kurumva yatangiye yimenyereje ibyo abakura akiri muto nibyo yakese nakubwaga ku gihe cya Bowazi uri kunyumva ndi kukumva imyaka Firdausi ntabwo ari yo kwiheka abagabo nka Ndimbati ngaho fata dusipoze ko yagiraga amahirwe buri munsi akabona batatu ku myaka ye akagera aterwa inda akabyara impanga ku myaka 18 bigoranye kuyuzuza wamenya yarazisamye ku mugabo wa kangahe hanyuma rero abantu bakareba gutyo ukumva ngo uwo muntu azaba normal no ahubwo bwije atabonye kamera sinzi ko ntacyo Ndimbati atakoze ngo atuze kuba yakwicara akaba umugore we wo mu rugo byaranze ngo arere abana hanyuma se bariya abana ariko uribaza ziriya mpanga nta munsi bwakwira mu cyumweru ntihabura ibiganiro bine bivuga ko mu bariya abana aho bazakurira nanjye ibyo nibaza aho bazakurira bazajya bareba nyina mama waricuruzaga mama wavuye iwanyu uri muto ariko ngo mama wafungishije papa mama wise papa imbwa mama umugore wa papa sinzi ubushize ko yabivuze mu kiganiro bariya abana kandi byose birazanwa na nyina cyane niba barazishinze zikagira views nanjye rwose nagomba kuba nabakurikira kuko ubwabo iniyo yabo umwe avuye gereza undi na circumstance babanyemo ni isomo ku banyarwanda ariko bagombye guhagarika ntabwo bagombye kuba baterana amagambo cyese niba babikora babishaka kugira ngo babone content ariko bashaka izindi content by the way ntabwo cano yamara amezi 6 buri buze ari Ndimbati Firdausi ubu Ndimbati yananiwe kuba yashaka undi muntu atumira bakavuga ibindi ni ngombwa ko ibyawo bivugira kuri cano yawe oya Ndimbati hari ibyo abantu bakamwigiye ariko kubijyanye n'iyi mihanda narekere nabo umugabo niba uko avuga ariko abyemera ariko si ngo byo nanone kubihoza muri kamera ashaka iki ndavuga yifitemo content ndabizi gukina amafilime igisirikare kwamamaza yabuze ibindi avuga kurya atavuze Firdausi ntago yabaho icyo ni ikibazo channel zabo zirakurikirwa ariko nizigeho ibintu bitagira icyo bimara kubura abantu so karege wenda ubwo turikuriza hamwe n'ubunini bijyanye na social media n'uburyo abantu bazikoresha n'ibyo abantu batanga kimwe mu byo umuvugizi wa RIB yagarutseho yavuze nanone ku bantu ba hosting abaza kuri social media abanyamakuru arabizi murangira twarabivuganye ibyanjye mbivugiraho hari igihe mbivugira ushobora kubivugira kuri kamera ushobora kubivugira naho twahurira cyangwa mu ruhame iyo atangiye kuvuga ngo no hosting ndongera nkagaruka muri kesi ya data manager wa Nyamagabe uriya mwana yararenganye ushobora kugira impamvu zituma ugwa mu cyaha nka kiriya bitewe n'uko waraye n'ibyo wanyoye n'ibyo wariye cyangwa se abo muri kumwe birashoboka ku mpamvu nyinshi washutswe hari ibyo bakugaburiye hari umunaniro ufite hari iki bitewe n'abantu
kugwa mu cyaha bitunguranye birashoboka kandi mu cyaha bareba na intention ngira ngo nayo mpamvu yabaye n'umweru uriya muhungu ariko umukobwa wamwicayeho bavuga ngo yarabuze sinzi niwe ataraboneka we yabanje kubitekerezaho so hari uburyo ushobora kugwa mu cyaha utabitekerejeho akaba n'ugikora yabitekerejeho icyo ni kimwe umukobwa wamwicayeho uwafotoye yarabipanze wafotoye we nabi areba ko telefone yego areba ko telefone irimo umuriro iri gufotora neza aramanukura aranazuminga screen aha arakurura icyo cyaha yakitekerejeho igihe kinini arafotora ariko ntago ugufotora ntacyo bitwaye uwasirikije yabitekerejeho asaba iyo video ajya atekereza abagomba kubiha arakwirakwiza muri biriya case ya Nofra icyaha gikomeye cyari cy'uwasirikije hagarukira cy'uwafotoye bariya baguye hagakukira uwicaye we ajya wenda tuvuge ko angana n'uwicaweho abo ngabo ariko bashobora kuvuga ati twatunguwe twari muri mudu idasanzwe ariko wasirikije niwe responsable ibyo bintu narabivuze kuviriya case iri en cours kuri ino saha rero niba tangiye kuvuga ngo guhostinga ibyo nanjye ndabyemera ariko bakabaye barabitangiye kera ari uriya mugabo wa Ntuza uwo mugabo uvuga mu bya Theogene si n'umugabo 25 ukaba baze kwivuruguta 25 uvuye ikuzimu ugiye mu kirokore umwe amaraso waye umuhanuzi ugeze ribu 25 vraiment Chaverizenge twebwe twara abasore turangije imanite twigishiriza igihugu urirwa wigamba kunywa amaraso ngiye iyo mvuze ngo nigishije abana hatsinda abanaba bageza na umwe wowe uri kuvuga ngo kanaka nagize urari mu kurica wavuze ko nta gikorwa na kimwe wagize cyatuma umuntu akira urigamba ibyo gupfa wabuze mu bikorwa byawe nta na kimwe cyagije ajwe aha noneho rero ya responsibility uwo muntu uguhostinga we ariguhostinga abona uvuga ibiki kuki ushinga cyane yo kuvuga ko abantu bagikuzimu banywa amaraso bica wabuze ibindi bavuga uziko byarutana wa wundi wa muhungu wa Ntuza wa Gisagara wivugiraga ati natangire ku nkoko 100 ziba 500 biraruta abeshye ariko abeshye ibintu biri positive byibuze abandi babigerageze hari ababigerageza bakabigeraho none suri ari kwigisha iki abantu bose bagikuzimu batangira muhamagare ngo turangira aho hantu batangira muhamagare ngo amaraso y'umuntu amerate kandi imagine uwamuhostinze nawe ari responsable ariko simvuze ngo ejo mu nama twarimo twese twemeye ko ku mihanda tuhakorera ibyaha ujye wewe nkaho uburi ko mpumetse haba harimo agakosa cyangwa icyaha niyo mpamvu ejo mu biganiro twarimo ku bijyanye na social media management n'itangazamakuru ngira ngo metre bambe ni wavuze ati kubera umwuga tukora byanze bikunze guhutaza ntibyabura hari byakabaye amakosa bikabamanagirwa na RMC byamara ku ibyaha RIB ikabona guteramo ati kuko amakosa bamwitangazamakuru yose ahise yitwa ibyaha twashirirayo kandi byose guhana twavuye tuvuga ko twese guhana atari ugufunga niyo mpamvu n'uyu sivuze ngo afunga ariko uwo muhostinze ariko yahamagazwa akaganirizwa urakira umuntu uvuga ibiki banagarutse kuri cya kindi twavuzeho ubushize cya wa mugore avugaga ngo ise yarakubetaga frotte nawe wakaba uvuga ngo uzanye iyihe content wowe numvaga ubidefanda uvuga ngo tageti no kugira ngo afashwe ariko umuntu yafashwa yavuze ibikwiye yavuze ibikwiye yabivuze mu mvugo iri fije kuko nawe yavugaga frotte ariko nkabira byo kwa Rando uriya ni umuryango mugari uriya mugore afite abavukana kwa nyina afite abavukana kwa se nawe yarabyaye donc hari ubundi buryo byashobokaga kuvuga ko umuntu abayeho nabi ntabwo ari ngombwa gusubira mu mateka y'ukuntu yabayeho si byo se uvuze nkanjye na nyine namabanga muri ya dossier ya Brown wigeze wumva kuvuga uko yapfuye bigo bimara ikisi n'umugore nari nabimuhisha
ariko nageze nsanga nawe hari abagiye bamubwira uburyo uko byagenze, harimo n'uwamubwiye uko byagenze bya nyakuri, kuko njye nari nabihawe na Rwabuneza, nabivuze mu kiganiro Rwabuneza yahise ambwira ati nk'umuntu wari umupolisi ukuriye icyo gice cyabayemo incident, yabimpaye byose ko yari inshuti yanjye. Uravuga iki? Niki? Ese nta bundi buryo umuntu yasaba inkunga atagombye kwexposa vie privée ye? None ikibazo umuntu nkunda kuvuga ko l'homme est un animal sociable. Ntabwo wowe wenyine uri hano, wowe Jarasi turakurebamo, kurebemo nyogosenge, tukureba umwana wawe, umugore wawe, sobukwe, nyoko bukwe, baramu bawe, niwe expose ibyawe, ubwo nabo bashyize hanze. Uruvuga ngo uriya mugore idosiye ye irahita izana abakomoka kuri se, abakomoka kuri nyina, nawe ubwe n'abamukomokaho n'inshuti zabo, nabo bafite ibyo bapfana. None se kwifashisha kuba wavuga uti rwose mbayeho nabi, sinishyura inzu, njya rimwe ku munsi, ushobora kubivuga cyane cyane ko ubuzima bayemo ni ukuba satara muriye, ntabwo ari ukuba se yarafurose kuyikuramo. Yaza akexpose ati data yanze kunyishyura amashuri, nagarukiye mu kane primaire, none nta kazi nabona, nabaye indaya, ndashaje, nta bakiriya nabona. Iyo ni message abantu bagakanda akanyenyeri. Utagiye muri zira details zindi, utagiye guhamagara papa ngo numuvumo ngo nibiki, urahamagara so kuri kamera ngo birase guhamagara se byongera iki ku nkunga ashobora kubona. Ngira ngo yagira akonfirme. So donc urumva ngo nabyumvise, none avugaga ngo kuba hostinga yes irakwiye kumenya ngo rikote kandi muri editing n'est-ce pas cyane. Nanjye ubu reka nkubwiza ukuri, nanjye ibyo navugira nawe nibisohoka ni wowe editing bakumenye babimenye. Ntabwo ari hano kuri Jarasi no kuri Karegeya Omar Pano bakumenye, wemerewe kuba wabikuramo. None ni kuvuga ngo wemeranya n'ibyo Rwema avuga ati ndakora disclaimer, umuntu niko bimeze ajya postinga biterwa n'amarangamutima. Ejo twabigarutseho tuvuga ngo ari live byakwihanganirwa. Yego, nko mu kiganiro impamo ndi direct ni live. Uwanyitwaraho umwikomo mu kiganiro live ntabwo ari kimwe n'icyabaye edited, biratandukanye. Noneho niba babashije kweditinga, wabitekereje urabitekereza, urongera ukacyumva mbere yo kukirekura, ugasangamo hari ibyo wakuramo. So nubwo wowe wambwiraga uti intego yari kugira ngo uriya muntu afashwe, ariko ntabwo gufashwa bisaba ngo byose ushyire hanze. Yego, hari amakuru society idakeneye, ariko kuba yaba ariho nabi, ari umugore mwiza w'imyaka 40 ufite abana 3 biga muri system ya Cambridge, akaba yagera mu gihe cyo kwifashisha, iryo ni isomo. Wahera kuri ibyo, biraturuka hehe? Nuko atize. Uriya mwana iyo samurihira yashakaga no kuba yaba ministre cyane. Umuntu wavuye i Burundi ari mu wakare, yagera mu Rwanda akiga segondera, akiga kaminuza, abakora nko muri Rwanda Revenue cyangwa muri RDB. Ntibyari kubura. Ibyo rero byagomba, ibyo niryo byakabaye isomo ry'ababyeyi batigisha abana. Ashaje asabiriza, isa yarakoraga, isa ari muri pension. Ibyo nibyo ari kwexpose, naho ibyo gukubeta. Akamuhamagara kuri telefone, papa kuki utandihiye amashuri? Isa akamubwira ati washakaga amashuri ahenze, mbona ntayashoboye. Hanyuma se ahenze yabuze ntujya muyubonye, cyangwa niba ari umwana wananiranye akavuga ngo ntiga muri ndabireka, nabyo tukabimenya. Kandi nabo babaho nyine. So ibyo rero isomo ryari iryo, ariko gukubeta frotte no. Ibyo rero nibyo nanjye mba numva. Buriya rega abantu inshuti zanjye, abavandimwe tubana hano, tubana kuri Karegeya Omar Pano na hano, mu bintu ntakunda, mu bituma ngenda buke kuba nazana undi muntu kuri kamera zanjye kuri Karegeya Omar Pano. Icyambere ni ukuba nyine hazamo bene ibyo bintu, yanyerera nanjye nkabyagirwa ko sinzi no kweditinga video n'urugero, cyangwa se icyo mbonye, icyo noroheje wowe ukabona ari igikomeye, cyangwa se icyo nabonaga gikomeye wowe ukakirekura kuko ntabashije kubitekereza. Ibyo nabyo biri mu byo ngomba kubanza nkitondera, ahubwo nkahitamo kugenda nkumva ubuhamya bw'umuntu, akambwira byose nkaza nkabyivugira, kandi bakabikunda. Si ukuvuga ngo nimuzana abareba bazikuba kabiri, ntago ndi muri kursi. I'm sorry, ntago ndi muri kursi.
ariko ni ugupima intambwe zanjye ikizabera kuri cano yanjye kizabazwe njye nibyo ariko ushobora kuhazana umuntu akagira aho anyerera gatoya akibeshya noneho mu kweditinga tukibagirwa kakagenda nase nzamuhamagara se ngo nazasaba imbabazi cyangwa ninjye nzazisaba biba bigumye gutya nge nzisaba ku buri kanya ibyo byo nako kanya iyo numvise ikintu kibangamiye umuntu cyavuye kuri ngewe ntitasaba imbabazi ariko birumvikana ibyo rero byo twari turimo muri nuza iyo projet bita ijwi riranguruye ry'umunyamakuru ijwi riranguruye ry'itangazamakuru ku bijyanye n'iyo management content abantu vie privé z'abantu imiryango hari nuza kubera ibibazo afite nawe ubwo aki-expose nese uriya mudamu igipangu atahamo cyamenya amateka birabamarira ikize buri rwicaho buriya n'agasoko n'uwari ufite gahunda yo kuba yajya gutereta akamwihera 5 ntabwo yajyayo hari n'umutego tugwamo hano kuri social media wo gukora one sided story ntubalance ntabwo social media yajya kubaranza cyetse nk'ibyo byanjye byo kubanza nkaca mu bantu benshi none byose nkabizana mbyita ibyanjye ntabwo ari igihe cyose ntabwo wabujya kubaransa ngo uzabivemo kuri social media oya balance wari yibonetse izi ari iyindi content ukavuga ngo ugire bya bindi byo kuvuga ngo nabajije meya hari abaturage inkuru ya Jean de Dieu Ndayisaba abaturage bo mu murenge wa Gihundwe baravuga ko ifumbire babahaye basanze ari umucanga twabajije gitifu akagari ka Gatsiro tubaza meya Dr Kibiriga Niseti tubaza Rabu tubaza Minagiri social media ubwo yabivamo icyo cyo ntigishoboka baransware guteze ubwo zaba butane ariko sha icyambere cyo ugomba no kumenya niyo balance zica inkuru pratiquement nacyo kibazo ejo twarimo tubivugaho icyo kibazo mainstream zishobora guhangana na social media wowe uratinzwa no gushaka Minagiri kubera ko ari ifumbire ivuga uwa social media aravugana na wa muturage aragenda fotore wa mufuka bamuhaye bazi ko ari ifumbire afotore wa mucanga urimo byo kujya kwirwa kubaza ngo rwiyemeza mirimo wazanye umucanga nindi gutese none saho ntabwo umuntu yagwa mu mutego wo kubeshywa ntabwo ari inkuru itabaranshije ntabwo social media ari inkuru social media ni amakuru okay nge hombi ndahaba naranebe babwiye barabiza abayobozi bose nabarabwiye ko ngiye nkorera social media nkanakora mainstream ntabwo kuri social media haba inkuru haba amakuru ahubwo ibivuye kuri social media abakora amakuru babiheraho nujya kubaransa rero inkuru wayirangije bo bazakora iki se none se reka nkubaze Twitter kuri Twitter zaba iza leta zaba iza ministeri z'abantu ku giti cyabo barabaransa oya wajura reka ugiye kubaransa ni handi umuntu akora Twitter y'abapaje 8 kandi izo niza abantu barenza page 3 ni abantu bakuze ari umuntu ukora Twitter y'abapaje 12 ukagera ngo ni memoire ariko nawe tureba imyaka ye ukanibaza n'uyi mu managingira ibindi ibigo ni page 2 ari abantu nekereje page 2 cyangwa mbabarije abadukurikiye barabyumva nta urenza abandi ntibarenza page 3 ejo twari tubirimo kuko social media ni amakuru batanze urugero nk'ubu promoma ibyemezo by'inama ya guverinoma ntibisohoka kuri RBA yego mu makuru ariko bijya gusohoka twebwe ku matelefone tubifite ya hanyuma RBA yabisoma ikabisoma nk'itangazo kugira ngo byitwe inkuru ibisoma ishyiramo commentaire dore uyu wazamutse nikaboneka yahoze ari ministre uyu wagizwe komiseri yahoze ari ministre ubutegetsi bw'igihugu dore uyu nguyu Tuyizere Tadeyo n'uyu wahoze ari vice mayor wa Kamonyi akagitinga imyaka 2 dore abakomiseri bavuyeho naba ibyo ni guri gukora inkuru ariko Yellow Paper ubwayo ntabwo ari inkuru ni itangazo social media rero Yellow Paper isohoka inama ijya kurangira itangazo rijya kugera muri RBA inzira bicamo sinibuka niba bahamagara Barore cyangwa bagahamagara Barore agahereza undi agahereza kuba Barore ntabwo ari ujya kurisoma agashaka Kazara nuza Ferdinand nawe agapanga bakamupanga umwanya ntabwo bihita bihagarika izindi gahunda agategereza amakuru cyane
ya Europe iri gusirikira ku mastati hose nta kongotse. ntabwo aba ari inkuru rero ni amakuru uranyumva ntabwo aba ari inkuru ni amakuru niyo mpamvu kuri social media ibihaba ni amakuru sibyo ni amakuru so rero ntabwo wategereza ngo urabara gutese za rutsiro zose ze wigeze wumva vugisha Trifoza wigeze wumva vugisha Gavana ntabwo wa balance ni amakuru warura iki ubwo okay so reka tubibutse ko rero niyo travel igufasha abantu bose bifuza kujya gukorera kwiga gutura hanze y'u Rwanda mu buryo bumwe cyangwa ubundi irabafasha rwose yaba kandi bagufasha nta kiguzi ako ni akaro kari special cyane rwose babahamagare kuri 0782 ukagaragaza proposal yawe cyane bakagutuma document ziri exige izo tujuje ukazishyira ukazizana nka zimwe za Frank Habineza nawe yarazijyanye bwarake yarazijyana na pesi imbere kuri ejo basanze ngo hari ikibura ngo niba ari signature ya body nabo uyu munsi barabijyana nuvuga no muri no turavuga barakuvuga ati haraburamo iki bugajya ukakijyana byamara kuzura rutema ikirere nta mafaranga bagusaba indege wabahamagara kuri 0782 30 8 karindwi iyo niyo travel rero ubwo mugereyo mugire gutya rwose centenary hano ariko kugira ngo babyumvise mu ijwi ryiza rya Karinija kaba ya bitatuye guko rero asanzwe reka ngushimire cyane ariko nsoze kuri aka karori navuze naza kugasiga kajyanye na terme umuvugizi wari yakoresheje ya propaganda ijyanye nuko ari ubwo abantu bakreminga bavuga ngo ikibazo cyane batari kinyumunyamahanga ko gwari bwo rwose uwo mwuko ukunda kubuhara abantu bakabikoresha ngo atari cy'umunyamahanga ngo ntago kiri bukurikiranwe niba wabuze nk'ikintu batise wose shaka utari umunyamahanga icyo kintu yakivuzeho ariko niyo byaba no gukremingira kuri social media ko yavuze ngo haraho cita yamubajije ati se abantu bari hanze batanga ibirego babitanga bati aravuga ati bajye banyura kuri email ya RIB ariko batanyuze kuri Twitter ntekereza kuri wa mugabo uherutse kwandika yandikira umukuru w'igihugu ni Bureze avuga ko yashwanyira King James bimwe bya 30 namutekerejeho cyane oya ko nawe yabigiraga avuga ati mu magambo make yareka nkubwire biraba ariko si ntago ari inkuru kuko kamwe mu bibazo by'abanyarwanda birakurikiranwa kuba umuntu yaba ari umudiaspora cyangwa se ari mu gihugu ari umunyamahanga yatakaza telefone bakihuta cyane sibyo wavuga kuko ntago ari kenshi cyane ariko mbaye ndubijyamo nta propaganda ndimo mbaye nubijyamo nanjye case yanjye ntiyigeze ijya muri RMC ribira yakira ntiyabwira uwo muntu kuko ko nawe ari umudiaspora ntiyamubwira ati nyamara abanyamakuru ku bibazo nk'ibi abanza muri RMC ikirego baracyakira kigera kiva RIB kijya pariki bukiri mu rukiko it's okay nge ntago mifata nk'ikintu kiremereye ariko bagomba kumugira iyo nama nkuko nabandi babibagira ibintu amakosa n'ibyaha bikorerwa mu itangazamakuru bibanza RMC kandi RIB irabizi ariko yakira dosiye ntacyo nzi mpfa nayo bashobora kwibagirwa cyangwa bitewe n'uwakiriye dosiye ariko ntabwo uriya muntu yagomba kugirwa inama yo kujya muri RMC ibyo rero bibaho ariko iyo propaganda ntago navuga nge ntago ari ibintu nagira birebire kuba dosiye y'umuntu runaka yakwihuta ubwo ni nkuko bavuga ati iz'abadepite ziranyaruka kuko ukurikije igihe barikana yafatiwe n'igihe yaburaniwe hari abamara ibyo rero ntago abari izindi nuza mpamvu zagenderwaho ariko ikigenzi nuko buri case bizakurikirana bitinze cyangwa byihuse cyane ibyo nkunda kubyumva mu bijyanye n'amatelefone ngo iyo ari y'umuhinde ngo RIB ntiryama ntabyo nzi nibo bajya babivuga ariko binabaye ese u Rwanda kukiri ubu rwa kabiri muri doing business waca intege abanyamahanga se bakabwira abari bagiye kuza ati mwigumireyo hano birakaze bariba ntibanakurikiranira ikindi gishoboka nuko ushobora gusanga either hari umuntu hari departement ishinzwe abanyamahanga na diaspora none ya departement kuba kugira akazi gakeya akaje kose bagahita bagakora kurusha ushinzwe
abanyarwanda. Ya birashoboka. Icyo nacyo kirashoboka Cyane rwose. kuko ko abanyarwanda bo bashobora kuba ababashinzwe ari bakeya kirashoboka cyane kandi umuvugizi ntiyakivuga kandi abari ku masitasiyo bose bashinzwe abanyarwanda bose. Ni ukuvuga ngo ibyo by'abanyamahanga bijya kuri headquarter sibyo twebwe wajya na Kamonyi wajya na Gicumbi wajya he rwose aho utuye urumva ibaza ibintu byaba bibera kuri headquarter ya RIB bikamira ibiba ku masitasiyo yose serivisi abantu bahabwa bari Kayonza bari aho hose se niko bakora. Niba ari ikintu gishobora kuba cyabaye kuri headquarter igishoboka cyane nuko haba hari department ibashinzwe none kubera kugira akazi gakeya icyageze cyose kigahita gikurikirana kikaba kimeze nkaho kije kiri free yes ni nkuko mu nkiko habamo ibyo bita amashambure spécialisé hashinzwe abana ashinzwe iby'imitungo n'urugero none ugasanga wenda tuvuge nko mu bijyanye n'imitungo kunyereza ibiki n'ibiki aho hantu bagira kesi nkeya none uguye muri icyo dosiye igahita igenda ariko ntihazamo kwiba igitoki cyangwa gukubita no gukomeretsa shambure ishinzwe ibyo iri sature ni benshi nuko nabivuga. Asante sana kabisa.